iminsi irabarirwa ku ntoki muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa@rwandaday.rw kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC. Amerika iri mu migabane yagiye igira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu. Ngira ngo yaherukaga yabereye San Francisco hashize imyaka itari mike. Mbere yaho hari Boston, hari Atlanta, hari na Chicago. Uretse ko twagize n'amahirwe burya twegeranye na Canada, hari n'iyari yabereye Toronto. Ibi byose rero biratwegeranya, ugasanga ko mu by'ukuri ubukangurambaga bwakozwe muri Amerika bwabaye bwinshi, kandi abanyarwanda bari hano muri uyu mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru bamaze gukora umurimo ukomeye munini wo gukundisha inshuti z'u Rwanda, ndetse n'impinduka nk'uko nari mbivuze mu mibare ziragaragara. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese. Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi mudukurikira hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Njye basuhuza, nitwa Simeon Muhumuza. Twinjiye mu kiganiro cya none. Nk'uko mubizi, dukunze kenshi kuganira n'abanyarwanda batandukanye bari mu ntara ya gatandatu. Kuri ubu ngubu uwo tugiye kuganira muri kureba imbere yanyu ni Bwana Paul Felix Masengesho. Turavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho neza Bwana Paul Felix Masengesho? Muraho neza Simeon, ndagushimiye ko wantumiye. Yego, murakoze. Umwaka mwawutangiye neza? Yego, umwaka twawutangiye neza, turashima Imana. Tumeze neza, turarinzwe. Yego. Hanyuma ngira ngo tutanatinze aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'imyaka 4 Rwanda Day ni igikorwa ubundi cyari ngarukamwaka, ariko kiza gukumwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19, ariko noneho kuri ubu igiye kugaruka, ariko noneho iberaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 2 na tariki 3 z'ukwezi gutaha kwa kabiri. Mwabyakiriye mute nk'umwe mu banyarwanda baba mu muryango w'abanyarwanda batuye aho ngaho? Urakoze cyane Simeon ku kibazo cyiza. Bwa mbere nagira ngo mvuge ko ari amahirwe akomeye kuba twongeye gukomorerwa kubona Rwanda Day, kuko ni umunsi mukuru unezeza abanyarwanda batuye mu mahanga. Nk'uko wari ubivuze, turi mu ntara ya gatandatu, ni ikimenyetso cyo kwitabwaho nk'abenegihugu. Mbonereho umwanya wo gushimira rwose ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika udutekereza. Nshimire kandi ko twagize amahirwe yo kuba bigiye kubera muri Amerika i Washington DC ku itariki 2 na 3 nk'uko babivuze. Mbonereho umwanya wo kuvuga ko amarangamutima yacu ari umunezero mwinshi kongera guhura, tugahurira hamwe, tugatarama, tuvuga u Rwanda, tuvuga ingamba twafata kugira ngo turusheho gutera imbere nk'abenegihugu bafite icyerekezo kijya heza. Yego, urakoze. Hanyuma iyo Rwanda Day begereye ikaza aho ngaho nk'abanyarwanda baba hanze, mwebwe mubona ari iki bafasha, cyane ko noneho hanazamo n'abandi banyarwanda baba baturutse imbere mu gihugu? nkunze kubivuga,
Rwanda Day ni ubudasa bw'u Rwanda, ni igihe cyiza cyo kwicara hamwe nk'abenegihugu, tukarebera hamwe iterambere ry'igihugu, umusanzu buri wese yatanga. Tuba twagize amahirwe turi kumwe n'abayobozi bakuru b'igihugu, bagatanga umurongo, tugatanga ibitekerezo, buri wese akumva yagize uruhare mu gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu. Haganirwa byinshi rero, bwa mbere kureba icyerekezo cy'igihugu ni ikihe, ese ishoramari rimeze rite, ubukungu, ibikorwa remezo, buri ngingo zose zireba igihugu ziganirwaho. Hanyuma rero icyiza kirimo ni uko buri wese yumva sekiteri yamworohera yatanga umusanzu, kuko tuba turi ibyiciro bitandukanye n'ubumenyi butandukanye, bityo rero buri wese akaba yatanga umusanzu we nk'uko nari mbivuze aho yumva ashoboye. Ariko by'umwihariko urabizi ko tugira amahirwe yo guhura n'abanyarwanda bavuye hirya no hino ku isi baje kwifatanya n'umukuru w'igihugu, ndetse hari n'ababa baturutse mu Rwanda, ukongeraho inshuti z'u Rwanda. Abo bose nabo ni umwanya wo kubabwira amahirwe, les opportunities ziri mu gihugu cyacu, bityo rero buri wese akareba ese ari ushora imari arayishora mu yihe sekita, mu kihe cyiciro. Ibyo byose rero bikaganisha kuri cya kindi nari mvuze cya mbere, kuba abenegihugu batekereza, ni urubuga bahabwa. Kuba bazana inshuti zabo ni ukumenyekanisha ibyiza by'u Rwanda. Kuba buri wese aba yumva ko yahawe umwanya, ubwabyo bizamura amarangamutima yo kwiyumva ku gihugu, ndetse binazamura n'indangagaciro ikomeye cyane yo gukunda igihugu twahoranye kandi dukomeyeho. Yego, hanyuma ngira ngo imwe mu ntego zayo harimo kandi, usibye kuganira n'umukuru w'igihugu, harimo kandi no gukangurira abanyarwanda cyangwa se inshuti z'u Rwanda ziba ziri aho ngaho mu ntara ya gatandatu, niko tubyita, ariko noneho hagakangurirwa abo bantu kugira ngo babe bashora imari mu Rwanda. Mubona ukurikije wenda izimaze kubera aho ngaho icyo gihugu utuyemo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu barabikangukira bakabyumva? Yego cyane cyane rwose, ngira ngo ugiye kureba imibare y'abantu basura u Rwanda, byakugaragarira, ari abaza gushora imari, ari abaza gutembera bareba ubwiza bw'u Rwanda. Ibyo imibare irabyerekana, birivugira ubwabyo. Ariko kandi nanone ngira ngo icyakunze kugarukwaho tunahagazemo neza ubu ngubu ni abanyarwanda bohereza amafaranga mu Rwanda. Iyo ubwayo ni statisitike zerekana ko kuva mu myaka 20 ishize hagiye haterwa intambwe buri mwaka, ku buryo aho tugeze turarenga 100,000. Ntekereza ko n'umusaruro ukomoka ku makawa niyo yahoze ari hejuru cyane, ubu twarayarenze. Icyo rero ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko n'ibindi byinshi abantu babishakiye imibare duhagaze neza, kandi Rwanda Day yabigizemo uruhare. Nibutse ko twanagize amahirwe muri Amerika mbere ya COVID, ya corona. Amerika iri mu migabane yagiye igira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu. Ngira ngo yaherukaga yabereye San Francisco hashize imyaka itari mike. Mbere yaho hari Boston, hari Atlanta, hari na Chicago. Uretse ko twagize n'amahirwe burya twegeranye na Canada, hari n'iyari yabereye Toronto. Ibi byose rero biratwegeranya, ugasanga ko mu by'ukuri ubukangurambaga bwakozwe muri Amerika bwabaye bwinshi, kandi abanyarwanda bari hano muri uyu mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru bamaze gukora umurimo ukomeye munini wo gukundisha inshuti z'u Rwanda, ndetse n'impinduka nk'uko nari mbivuze mu mibare ziragaragara. Urakoze. Hanyuma reka mubaze by'umwihariko kuri wowe, wenda muri Rwanda Days umaze kwitabira zitandukanye, ni nk'iyihe utazibagirwa? Ni iki se wenda runaka gituma utazayibagirwa? Rwanda Day yose igira umwihariko wayo. Biragoye kuvuga ngo iyi ni igihe nabaye mu ya San Francisco, nabaye no mu ya Boston.
izindi zabaye nkiri mu Rwanda, kuko nahakoze imyaka myinshi, nanone ndi mu nzego z'ibanze nkunda kubivuga. Ariko iyo ubushize ya San Francisco inyibutsa umuco wagarutsweho cyane. Boston twagize ibitaramo byiza, nyakubahwa perezida wa repubulika atubwira amagambo akomeye. Ngira ngo hari n'ijambo nkunda kubona ry'ukuntu yagarukaga kuri ubu Bunyarwanda dukwiye kugira ihame kugira ngo tugire aho tugera. Ubundi ni ukugaruka kuri buriya Bunyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyo rero ni nacyo cyaharaniwe mu by'ukuri. Ubu rero iyo ureba Rwanda Day irongera ikatwegeranya, tukibuka aho dukomoka, tukibuka imbaraga twashyira hamwe, aho kugira ngo umwe akore ku giti cye, gukorera hamwe. Akunda kubigarukaho, yabigarutseho kenshi, gukorera hamwe. Ndetse ndibuka no mu ijambo rye aravuga ati turabizi ko muza muje gushaka imibereho, ariko mwibuke aho mwakomotse kandi muhateze imbere. Icyo rero nicyo tumaze kuvuga mu mwanya, tuvuga ko nibura ubona hari impinduka ikomeye cyane, ari ugushora imari, ari ukohereza amafaranga mu Rwanda atuma ubukungu buzamuka. Ibyo byose birerekana yuko impanuro z'umukuru w'igihugu ari kimwe mu bintu mbona umuntu yaheraho. Ikindi rero ni uko kongera gusabana, abantu bakibuka uko duhoberana mu Rwanda, uko dutarama. Ikindi ni ukongera kunoza no kugena ingamba zituma icyerekezo cy'igihugu tugikomeraho kandi buri wese akakigira iki. Yego, iyi rero igiye kuba irabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe nawe umwe mu Banyarwanda bazayitabira, ni iki uyitezeho? Ariko se nanone ni iki wakangurira abandi Banyarwanda by'umwihariko batuye aho ngaho mu muryango w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba nabo bazaba bamwe mu bazayitabira? Ubukangurambaga twarabukoze, ariko reka nongere nshimangira iki, hatabuze niyo nka, niko dukunda kubivuga, ntihazabura utangwa i Washington DC ku itariki 2 n'itariki 3. Dufite amahirwe yo kuzaba duhura n'abayobozi bakuru b'igihugu, tukaganira nabo nk'uko nabivuze ku cyerekezo cy'igihugu. Ariko imibereho ya hano hari ubwo tuba turi muri za stress nyinshi, uzaba n'umwanya wo gutaramana n'abahanzi dukunda. Ni igihe rero cyiza cyo kwivura, ni igihe cyiza cyo gutarama, ni igihe cyiza cyo kuganira ku Rwanda, ariko ni n'igihe cyo kureba niba hari ibitekerezo twatanga byubaka. Uwo mwanya uzatangwa, hari ibiganiro byiza bizaba bihari, hari imurikagurisha rikorwa. Ibyo byose ni ibintu byiza byatuma buri wese aza ntabura icyo atahana cyaruhura umutima. Ariko cyane cyane icyo nari mvuze cyo kongera tugatarama, nibura tukongera tukiyibutsa umuco w'iwacu, dore ko uhatse byinshi, ariko igikomeye cyane ni umuco uvura, ni umuco wunganira buri wese kurushaho gukumbura aho akomoka. Yego, reka tugushimire cyane rero, kandi twizere ko iyi Rwanda Day igiye kongera kubera aho ngaho nk'Abanyarwanda bahatuye, uzaba ari umwanya wo guhura n'abayobozi ndetse barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Twizere ko izabanogera mukagira ibihe byiza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka rero mbabwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko ari aha dusoreje ikiganiro cyacu. Twaganiraga na Bwana Paul Felix Masengesho, ni umwe mu bagize umuryango w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dusoze rero tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose. Iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza Abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa#RwandaDay.rwa kugira ngo nawe tuzahurire i Washington DC.